Here is surprise. Boy, I gotta change. Boy, I gotta check with supply. abatumirwa nk'uko rero turi kugira ngo tujya kumwe na Byamukama Amos umuyobozi mukuru wa Surprise ya Rwanda tubahaye ikaze Amos akoze cyane meze neza turashima Imana yamukoze kandi turi kumwe na Sibomana Emmanuel umukozi ushinzwe ibikorwa no kumenyekanisha ibikorwa bya Surprise ya Rwanda tubahaye ikaze akoze cyane umeze mu kintu urakomeye turakomeye cyane abantu murasa neza murakoze Ariko nisango sasa neza cyane. namwe murasa neza hano studio imeze neza nayo okay Amos ufashe iki kigo aje yubatse murakoze cyane Surprise ya Rwanda ni business itangiye mu mezi make mezi ane ishize ikaba ikorera i Remera mu Giporoso umuhanda uva Sonatube ugana mu Giporoso hagati ya KFC na Kifaruma munsi y'umuhanda. Serivisi dutanga nkuko abadukurikiye bumva izina surprise cyangwa se surprise Cyongereza ahandi mu Kinyarwanda ni gutungura yes cyangwa gutungura dutungura cyangwa se n'idutungurwa ni ukuvuga ngo hatungurwa umuntu wagize ibi bikurikira: umuntu wagize isabukuru y'amavuko, umuntu wizihiza imyaka tuvuga 10 cyangwa 20 bamaze muri mariage, umuntu watsinze ibizami, umuntu wa graduatinze, umuntu hari ibyo gutera ivi utanga proposal kuko umuntu batangaho proposal ntabwo ababizi. Ni ukuvuga ngo uko bigenda, wowe ufite umuntu wagize birthday cyangwa se wagize isabukuru y'amavuko uyu munsi, uraza ukatwegera, sibyo? Cyangwa se mukuru wawe cyangwa sister wawe yujuje imyaka 30, 40, 15 muri mariage ni urugero, cyangwa se yasohotse ku rupapuro rw'umuhondo, cyangwa yazamuwe mu ntera, yari umwarimu bamuze directeur, yari igitifu akagari, yabaye igitifu umurenge ni urugero, promoted job promotion, ese yazamutse mu ntera, bamuzamuye mu ntera ku kazi. None ukavuga uti rero ashaka kugira ngo ngira uruhare mu kwishima, mu kugaragariza ko tubyishimiye. Noneho kaza ukatwegera webwe nka surprise kuvuga ati rero anko ejo bundi bamugize directeur kandi ni ibintu twishimiye, kandi ni umuntu wanje wabashe kumfata mu mugongo mu bihe bitandukanye, wenda yarakurihiye school fees, yaragufashije kwa kundi umuntu afasha abavandimwe. Kuvuga ati rero anko nanjye iki gihe kirageze kugira ngo mwiture, mwereke ko muhoza ku mutima nubwo yamfashije mu gihe yewe ntari mfite ubushobozi. Noneho ukabituka tubwira, tukicara hamwe tukareba ukurikije ubushobozi bwawe, sibyo? Twamukorera iki, tukabipanga neza. We aho ari mu ishuri hari ayobora directeur ntacyo abiziho nta kumurebuza, nta kumuha hose nyari, ntabwo icyo gihe ntabwo yabibaye surprise. Noneho ushaka kwibaza ati se none se muhageze se ku ishuri hahandi cyangwa mu rugo iwe, ugasanga yagiye ku karere mu nama, yagiye mu murenge, icyo turagikemura tukagira assurance 100% yuko tutari mu misi, tutari buhushe kubera ko ni ukuvuga ngo wowe muri iriya nama twavuze yo kwicarana natwe tugakora planification cyangwa se gutegura icyo gikorwa, tubwira uti rero ndashaka ko musanga kuri office, cyangwa se tumusange mu rugo, mbese tuhitamo ahabereye icyo gikorwa. Ariko njye numva ari muri office, wenda nko mu gihe cya break bagizeho agapoze ni urugero, abakunda abarimu nabo baba bicaye muri staff room, nawe muri office ye nawe ari tayari, tukareba igihe cyiza. Mbese noneho aho hantu ku ishuri
uwo muntu watuzaniye waduhaye izo nshingano aduha ingenza, aduha umuntu ugenda aduha amakuru ya directeur y'umunota ku wundi. Bivuze ngo kugira ngo guhusha nta bihari, nta mahirwe, ni ukuvuga ngo turi shuwa cyangwa se turabyizeye ko hari 100%. Noneho twinjiye mu turabiteguye byose, ushobora kuba tumuteguye iki? Turicaye tuvuze ngo shaka ururabyo, shake message ushaka kumuha, sibyo? Ikindi dupange tumenye ngo ese uzaza physically, uzaza higerere cyangwa uri kure, uri muri Amerika, uri kure, uri mu Bubiligi cyangwa uri Kamembe, we uwo muntu ari i Kigali. None icyo gihe ikoranabuhanga ryarabyoroheje, icyo gihe utanga voice note ugashyiramo byose, cyangwa se twagera hariya tukaguhamagara live kuri letse kuri WhatsApp live, cyangwa se ubundi buryo bw'ikoranabuhanga butuma uba live, noneho akakubona nawe ukamubona n'ibirimo bikorwa byose mu gihe turimo dukora surprise byose ubu bikurikirana. Cyangwa se niba uri bube ukuze icyo gihe turi bujyayo, ni ukuvuga ngo byose tuba tubifata live, turaza kubiguha muri video. Okay, mu buryo bwose bushoboka, ariko umuntu wawe tukatuma agira joy, happiness and love. Ibyo byose bikasagamba societe n'abantu hagati yabo bikagenda neza. Urakoze. Mbere na mbere kijyanye n'ibirebana n'ubushobozi, ntabwo ibi bireba abafite amikoro ahambaye. Icyo cyo ndagira ngo mbanze kivane. Ibi ni ibintu bijyanye n'umutima umuntu yakoranye icyo gikorwa cyo kugukura. Umutima ni uwuhe? Ibi bintu yabikoranye uwuhe mutima? Ubundi iyo umutima wamaze kwemera ko hagomba gukorwa igikorwa runaka, ibyo amikoro ntabwo biba ari ikibazo, kuko ubushobozi bwose, message yose watambutsa ikagera kuri origine uko yabimeze kose. Niba wamuhereza audio yo kantuma nkamugeraho audio nkayimuplayingira, akavuga ati rwose waranzirikanye, dore kugira ngo ngere aha ngaha wambere umuntu w'umugabo wamfashe mu mugongo, ntabwo bisabe bya mirenge kugira ngo umugurire iki n'iki iPhone 17, telefoni, imodoka. Igihe nzabona ubushobozi bwo kugura ibyo ngibyo nibwo nzatuma abantu bakagera kuri origine kuri Isango Star. Oya, ni ukwibeshya, kuko ibyo bintu biragoye kuba byagwira, ariko mu bushobozi, kuko nawe uriya ushaka gutungura ntabwo ari buberebe ngo si umwana kuki atanyohereje imodoka ko namufashije dore aba bantu bari. Oya, message na cyane ko utigeze umwizeza ko rwohereza surprise Empire Rwanda, utigeze ubimusezeranya, atigeze anabikeka. Agiye kubona turakomanze hariya kuri reception yanyu, ni urugero mfashe rwa origine, akaje kubona akabona reception barimo baramubwira ngo hari abantu bagushaka, ajya kubona akabona abantu bambaye impuzankano isa byose banditseho surprise Empire Rwanda, ajya kubona akabona bamuhaye ururabyo, ajya kubona akabona akaziki kagiyeho. Urumva ni ibintu biri byamuguye gitumo, uko navuga byamuguye gitumo, kandi bimufata hari ahantu bimukora. So ni ukuvuga ngo ntabwo ari iby'abakire. Ikindi wari ubajije ati mu buzima bwo mu mutwe. Okay, ni ukuvuga ngo n'ubundi iki kiri mu mpamvu zatumye ntekereza iki gitekerezo kuva 2018 mu kwezi kwa 12. Imyaka murayumviye ariyo mushize mu mibare. Na ndeba abantu benshi tukominika, ari abari muri Burayi yo ngiyo, ari abari hafi aha muri ibihugu bya hano ku mugabane, nakakubwira ati nabuze abantu banje nabaye isole kubera ibintu byo kujya gushaka imibereho, sibyo, cyangwa kubera amashuri naje gushaka muri iki gihugu ndimo. Ni hagati y'ahahandi nkora shift ya nimugoroba no kujya mu ishuri kurangiza nkajya hehe,
ubundi buzima bw'abantu tutari tumenyeranye narabutakaje, akubwira ati stress irenda kunyica na depression, maze nk'ibyumweru 2 mvuye muri depression. Noneho hakaba icyo twita urukumbuzi rukabije rwo gukumbura abantu bawe na cyane cyane bo mu rugo. Iyo uri hanze abantu utagifite access cyangwa mutagikomunika iby'imbona ngubone, atari bya bintu byo gucata cyangwa hamagara kuri WhatsApp n'ibiki, muri akagira icyo twita home sickness, kumva arwaye afite uburwaye, si uburwaye komuteri, ariko arwaye mu buryo bw'urukumbuzi, akumbuye abo mu rugo at home, nk'uko mubyumva home sickness. So ni ukuvuga ngo ibyo rero, ibi byose iyo bihuriye ku muntu, uruhurirane rw'ibyo ruzana icyo bita mental health ye, cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe burangirika. Bwamara kwangirika ugasanga umuntu arihebye, arahindutse, agize imyitwarire mutari mumuzi. Ariko iyo habayeho ikintu nk'iki cya surprise, bihita bitanga umuti, kandi umuti uhendutse, umuti urambye, ubuhendutse kandi urambye. Niyo mpamvu ibikorwa bya Surprise Empire Rwanda ntabwo bivamo umusaruro wa ya mafaranga umuntu yishyuriye serivisi. Oya, hari contribution cyangwa se hari uruhare. Niba ari itafari, tuvuge urumva iyo ugiye kubaka, hari umuntu uguhaye sima, uguhaye itafari, noneho kubaka inzu. So nuvuga ngo hari uruhare twebwe tugenda dutanga iyo dutanze izi serivisi zo gusupurayizinga cyangwa se gutungura umuntu. Hari uruhare dutanga ku buzima bwo mu mutwe bw'umuntu ku giti cye, hari uruhare dutanga kuri sosiyete, hari n'uruhare dutanga mu buryo bwagutse ku rwego rw'igihugu. Kuko ntabwo ibyo dukora dufokasinga ngo umusaruro ujye mu mufuka gusa. Oya, ni ukuvuga ngo hari icyo bisigira sosiyete, hari icyo bifasha ku muntu ku giti cye, noneho n'igihugu muri rusange. Urakoze cyane. Reka tujye kwisomana umwe mu bantu zikomeye cyane cyangwa se ibikorwa byanyu bya buri munsi, ariko hari igihe abantu bategura nk'ikintu ugasanga habayeho cyangwa ugasanga hari ibintu kubera ko utateganyaga. Kuba mwatangiye urugendo, ntabwo murafata keke cyangwa se ikindi kintu bikaba nk'uko bikabatunga niba kuko muri mwateguye. Urumva nyine niho ubuzima Surprise Empire Rwanda gusa muri ubu buzima, bari mu Rwanda n'abari mu mahanga, byabura kuba mwamuhagurutse imvura ikaberaguye, cyane cyane ku bintu bitari byitezwe. Dufite indirimbo nziza cyane bita Surprise, indirimbo ya kampani ya Surprise Empire Rwanda, indirimbo twakoze yacu tujya muri studio kugira ngo murabizi ko haje ibintu by'imbuga nkoranyambaga kuri YouTube bataduha copyright. Dufite indirimbo yacu rero ukaba wagenda bakora igipenda nko gutinda ibibazo bya tekinike, urabyumva nk'umuntu ukora muri studio. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko urumva kuko ari twamara igihe dutangiye, nta challenge nyinshi gusa kuko abantu wenda batari bayimenya, ariko buhoro buhoro bizagenda biza. Kandi abantu barimo baraduhamagara ati mwari mwaratinze. Ubu ngubu ejo hari umuntu twakoze surprise igisimenti cy'umukobwa, yatubwira ati Surprise Empire Rwanda rwose muzi igihugu mwaratinze, bakuduha mwaraje mu myaka yashize abendoyinga n'abandi batandukanye bagenda baduhamagara, abagenda bakukenga abasitari n'ibyamamare. Hari twasuye Rufonsine yarabyaye ukina filime, twasuye Amajudo Barak aho yororera inkoko hano hirya hakurya ya za Rwamagana hafi ya Kigali, ahantu mu cyaro Umuyumbu. So ubona ko abasitari batandukanye n'ibyamamare barimo barabyitabira kubukinga, cyane cyane si ukuvuga ngo basapurazinge abasitari bagenzi babo, ngo imiryango yabo, mama, ababyeyi, abari muri diaspora bashaka gusapurazinga abari mu Rwanda. Rero ni ikintu nabo ngo kizigiye. Byamufasha nk'uko umuyobozi mukuru yabisobanuye. Hanze aha hari ikibazo cy'intuza cy'umutwe, cy'ubuzima bwo mu mutwe, ngira ngo n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kigiye gutangaza itangazamakuru nimba ari hagati ya 4 na 5 Sinuk Marie Perezida
ariko kugaragaza ariko nubwo yaba ari 4.5% by'abanyarwanda bose abanyarwanda tumaze kugera muri miliyoni 14 ni abantu benshi cyane bafite ibibazo byo mu mutwe urazi abiyahura bo mpamvu yafashe umwanzuro wo kwiyahura cyangwa se kwica mugenzi we rero urumva ni kimwe mu gisubizo kibazo abanyarwanda hanze bamwe na bamwe bafite cyane cyane hari umuntu ufite amafaranga afite byose ariko akisanga yihebye yishwe n'agahinda depression hari na social media agahinda kubera kuri social media gushaka na runaka kuri social media niyo sero surprise ya Rwanda ni igisubizo ariko twifuza ko tureba yanjye mu gutanga serivisi nziza noneho n'ibijyanye n'ibiciro umuntu akavuga ati ibintu si by'abakire ntabyigondera ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuze surprise ntabwo bigusaba ngo uzakubanza ugwize ibya mirenge wo ku ntege ntabwo ari byo rwose ni ukuvuga umukunzi wanjye yagize ko byagenda rwose igomba gukora agenda n'ururabo genda hasi abaturage gufata wa muntu uri mu cyiciro gisanzwe uwo muntu kugira ngo aze ibyo bintu bimukoreye mwebwe iyo murebye ikiguzi mu mwaka mubona gihagaze gute ni ibintu se koko ubona ko yakwibonera cyangwa ni ibintu keke twicarana nawe mbere na ubu ngubu tuvuye muri turimo twinjira hano umuntu yamuhamagariye ku biyenzi urumva arambaza ati nimero yanjye nayivanye ku mbuga nkoranyambaga kandi ndashaka ko dusapurayizinga mama ari Masaka sibyo n'ubu nisohoka hano muri studio ndaza kuvugana nawe turebe ko duhura ko dupanga icyo kintu akavuga ati rero ni ukuvuga ngo muri kugupanga habamo kuvuga ati twebwe dufite ibihumbi 100 twebwe nka family dufite ibihumbi 150 none surprise empire Rwanda mu bangire okay hagomba kuvamo ururabyo hagomba kuvamo keke agamba n'aka gift namwe mugomba kugira deparasoma sibyo namwe urumva ikipo kuyireba ntabwo turi bwirirwe noneho tukareba ibyo 150 cyangwa 100 cyangwa 200 twabikorera planification nuko ngo twicarana n'umuntu ikindi tukareba distance ni hehe no nuko ngo twebwe bitewe n'umuntu si cost se watwohereza uti mfite sister wanjye uri Nairobi aha cyangwa Nakuru cyangwa Mombasa ariko nadushakira ingenzi tugashaka y'ingenzi aho hafi umenya umunota ku wundi sister wawe bimeze bite gahunda ze zimeze so ni kuvuga ngo waba uri Kamembe waba uri ku Rusumo waba uri ku Kanyaru waba uri Cyanika waba uri Rubavu waba uri hehe mu nkengero za Kigali cyangwa mu ntara muri ibyo bice navuze bigiye bitandukanye ntabwo bikubuza duhamagara kuri nimero mugiye ku mbuga nkoranyambaga twitwa Surprise Empire Rwanda TikTok Instagram Facebook na YouTube hose muratubona na nimero zacu murazibonaho reka ninazivuge 088 31 88 60 cyangwa se 079 5 299 106. Izo nimero muzihamagaye ziri no kuri WhatsApp utwandikiye rwose tuvugana nawe ni ukuvuga ngo aho dukorera ku muntu waba uri mu mujyi wa Kigali cyangwa yegereye aho dukorera kuri office yacu niho iherereye ku muhanda wa kaburimbo Vaso na Tibe ugana mu Giporoso hagati ya KFC na Kifaruma munsi y'umuhanda muhita mubona icyapa cyanditseho Surprise Empire Rwanda hari n'igikuta naho hagiye handitseho Surprise Empire Rwanda mu ndimi 3 twagishizeho service dukora mu Kinyarwanda mu Cyongereza no mu Kinyarwanda mu Cyongereza no mu Gifaransa
urakoze cyane. So njyewe mu izina rya Surprise Empire Rwanda banza kubashimira by'umwihariko Isango Star kuba mwaduhaye uyu mwanya. Hanyuma ikindi mvuga nshyiraho imbaraga cyane cyane n'ubuzima bwo mu mutwe. Hanze ngaha abantu bafite ibibazo, sivuga ngo mu Rwanda gusa, mu isi ifite ibibazo cyane cyane abantu ubuzima bwo mu mitekerereze, mental health, social media depression, ibyo tubona ku social media gushaka nka ba runaka. So ndasaba rero yaba ari imiryango yikorera, private sector, imiryango ishamikiye kuri leta, abikorera bafite aho bahuriye n'ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bwo mu mitekerereze, ko batugana bakagana Surprise Empire Rwanda ku bigendanye n'imikorere n'imikoranire, by'umwihariko ko aho tugera hose dutanga izo mpano, indabyo haba haje abantu, tuba twanatanga n'iyo message.